Kuva ku manza zakiriwe abanazi bakorewe jenoside y'abayahudi mu rukiko rw'i Nuremberg mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na gatanu ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na gatandatu kugera ku bari Arusha mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda mu myaka ya vuba bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane, bavuga ko bahawe ubutabera bijyanye n'ibikorwa bakoze. Ubushakashatsi bwakoze ku bantu 60 baburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho Yugoslavia ICTY n'ababuranishijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ahanini hibandwaga ku kumenya uburyo abaziburaniyemo bakiriye ubutabera bahawe. Izi nkiko mpuzamahanga mpanabyaha zari zishamikiye ku muryango w'abibumbye zifite inshingano zo kuburanisha ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu na jenoside. Bwakorewe muri za gereza zitandukanye, abahamijwe ibyaha n'izi nkiko barangirizamo ibihano ariko imyirondoro yabo igirwa ibanga. Muri aba 60 umubare munini baburanye bemera ibyaha barimo kuko bari bazi neza uruhare babaga barabigizemo. Ubu bushakashatsi bwagenderaga kandi ku gitekerezo cy'umucurabwenge w'umufaransa witwa Paul Ricoeur wavuze ko ubutabera bugera ku ntego iyo umuburanyi watsinze urubanza abasha kuvuga ati uwo duhanganye watsinzwe turayishya imbere y'amategeko akwiye gutegwa amatwi. Ariko amategeko aba yubahirijwe niba ibyo bishoboka, kuvugwa n'uwahamwe n'icyaha akavuga ko igihano yahawe atarenganyijwe ahubwo hubahirijwe itegeko. Abakoreweho ubushakashatsi bose bavuze ko ubutabera muri izi nkiko bwatanzwe neza ndetse bwatumye ukuri ku byabaye kujya ahagaragara, ibyerekana ko ibihano bahawe babibonamo iyubahirizwa ry'amategeko kurenza akarengane. Ikinyamakuru The Conversation cyanditse ko umwe muri abo bose ari we wahamije ko nta butabera yabonye muri izo nkiko mpuzamahanga mpanabyaha. Aba bashakashatsi ariko bagaragaza ko hari hakwiye kuba ubutabera bwunga muri izi nkiko mpuzamahanga mpanabyaha nk'uko byagenze mu nkiko gacaca zakiriye imanza bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Bavuga ko uburyo bwafasha mu rugendo rw'ubwiyunge no kwiyubaka nk'uko mu Rwanda byagenze. TPIR yakiriye imanza bari abayobozi bakuru kuri leta yateguye ikanashyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane n'abandi bari ku isonga muri ibyo bikorwa bya kinyamaswa batari mu buyobozi. Urukiko rwahamije ibyaha abantu 62 barimo 28 bakiri kurangiza ibihano muri gereza na 22 basoje ibihano mu gihe 11 bapfuye batabirangije. Urukiko kandi rwarekuye abantu 14 mu buryo butanyuze u Rwanda kubera uruhare bari bazwiho muri jenoside yakorewe abatutsi. Bamwe muri aba bakorewe ubushakashatsi baregwaga ibyaha by'intambara binumvikanisha ko ari ibyo muri Yugoslavia, bavuze ko mu miburanishirize y'imanza zabo harimo ibitaragenze neza cyane cyane mu guhabwa umwanya urambuye wo kwisobanura ku byaha baregwaga. Bavuga ko igihe kinini cyafatwaga n'ababunganiraga mu mategeko kandi bishyurwa n'urukiko ku buryo batibuka neza uburyo ibirego byabo byari biteye. Aba bakeka ko izo manza zarimo ukuboko kw'ibihugu by'ibikomerezwa byo mu burengerazuba bw'isi kuko hagiye haburanishwa bo mu bihugu bidafite ijambo, ariko nk'abakekwagaho ibyo byaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abakurikiranye. Gusa abashakashatsi berekana ko n'ibibazo by'indwara zishingiye ku mitekerereze zishobora kuba intandaro yo kutibuka uko imanza zabo zagenze.